by'ukuri rero ndagira ngo nanjye icyo mvuga kuri kino cyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Ikintu dusabwa harimo kugira intwaro turwanisha ino ntambara. Urabona, ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se ugakoresha hand sanitizer, ugakaraba kenshi gashoboka mu rwego kugira ngo tubashe kwirinda. Kandi igihe ukaraba ukagerageza gukaraba hagati y'intoki neza ku buryo haramutse harimo virus ishobora guhita ipfa kugira ngo tubashe kwakira icyorezo. Harimo ikindi kwambara agapfukamunwa neza, tukirinda tugenda twikorakoraho cyangwa se tugenda tugakorakoraho. Ibi ni bimwe mu bizahashya iki cyorezo. Noneho mu gihe tuvuye mu rugo tugiye mu ngendo ziri ngombwa, tugomba kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa, tukirinda kugenda dukoranaho, tukirinda dusuhuzanya, dusomana, dukunda gusomana, ibintu byose tukabyirinda, tukumva ko igihe nta hari umuntu harenze umwe ngomba gusigamo ya ntera ya metero imwe hagati yanjye na bagenzi banjye. Ikindi kandi igihe ntafite aho kujya nkaba nakicara mu rugo nkafasha cyangwa se nkatekereza ku cyadufasha guteza imbere ubwo turi mu gihe kibi kurwanya COVID-19. Harimo ikindi rero kandi nk'urubyiruko ntabwo twakwiye kumva ko tugomba kwambara agapfukamunwa, kubera ko hari iyo volunteers, hari polisi, hari inzego z'umutekano zindi, hari ubuyobozi mu nzego bwite za leta, ari bo bagomba kutubwiriza cyangwa se tugomba kwambara agapfukamunwa. Aribo bahari, twakwiye kumva ko kwambara agapfukamunwa no gukambara kugira ngo twirinde, atari ukukambara kugira ngo twiyereke abayobozi cyangwa se abayobozi batubona. Twambara agapfukamunwa, dushyire mu ngiro amabwiriza yose yo kurwanya COVID-19, kubera ko dushaka kwirinda ndetse no kurinda abanyarwanda muri rusange, atari kubwo indi mpamvu yose dushobora kuba dutekereza. Kwambara agapfukamunwa, gusigamo intera ya metero, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa gukoresha umuti wabugenewe hand sanitizer, tubikora kugira ngo twirinde COVID-19. Nta kindi.